iyo nk'umugabo aryamanye n'umugabo mugenzi we aba yumva bimeze bite? neza. Wumva ari sawa? None aryamana n'umukobwa? naryamanye nawe. Waryamanye n'umukobwa? None se ari umugabo ku mugabo n'umugabo ku mukobwa, buri biba bimeze neza kurushaho nibi? Yewe byose numvishe bimeze kimwe. Byose ni kimwe? Ngewe uko mbyumva ngiye muri jewe byose mama ari kimwe. Umugabo ku mugabo bararangiza bigashoboka? Yego. Ubu ngubu busigaye bugengwa n'abantu bose muri rusange. Ndumva njya kuryama cyangwa se njya no muri douche bazajya bankurikira barebe tugiye kunanira muri douche, cyangwa se nimba njya no muri toilette barebe tujyanye. Nimba ngiye kunya nzajya mvuga ko baze barebe naho ngiye kunya uko asa. Nimba ngiye no kunya barebe n'inkari ngiye kunya uko zisa. Why? Bagomba kugukontorora. Barankontorora se barambyaye ko ntiwambyaye nzaho namushize. Bajye banza bakikontorora ariko ubundi mbere kujya kunkontorora. Ibyo kuvuga ngo umuhungu ngo nashaka bafite kitari mbagiye kunzurira data cyangwa agiye kunzurira mama, niho nabyemera. Hakambwe ati de papa we ngwindira mama we nguyu ndari ivi na sha namwete rwose rishinga ahubwo no shinge n'umutwe akakugira umugore. Nabyemera ariko nkabona papa na mama wanjye hano mu maso yanjye nkabona ko bariho, niho nakwemera. Ariko kumbwira ngo asinya amafaranga sasa kari umugenzi ni nka buje cyangwa isabune. Mumeze mute? Mumeze neza? Nizere neza ko muri amahoro. Reka tubasuhuze mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, reka dusuhuza abarundi mwese mukurikira ibiganiro bya M1 5 Reka tubasuhuze mwebwe muri ku mugabane w'Uburaya, bari ku mugabane wa Aziya, mwese mbabwire ngo muhawe ikaze muri iki kiganiro. Ni Jado. Nkuko mubizeho tubashakira abatumirwa bagiye batandukanye, navuga ngo muri kano kanya turi kumwe na Hugue. Muramuzi, ntabwo navuga ngo ndaza kuza kumubwira ngo aze kwivuga, ahubwo nuko byakwanga byakunda musanzwe mumuzi. Hugue tujye kuganira byinshi muri life y'ubuzima bwe, ibyamugoye ndetse n'ibyamukomeje, kuko byakwanga byakunda hari biba byarakugoye hari nibiba byaranagukomeje. Kandi reka n'ubundi dutangire twakira Hugue kandi tumuha ikaze muri iki kiganiro. Hugue, tuguha ikaze. Murakoze cyane. Mwese gute? Meze neza. Urakomeye? Ngenda shima Imana. Ndabona uri kumyabo. Ni bisanzwe. Uraza kugerageza uze kuza kureba muri kamera kugira ngo byibuze ibintu bibashe kugenda neza. Hugue, weekend yakugendekeye gute? Kubera ko ubu ngubu turi kuwa kane nari rarenga, byakwanga byakunda muri weekend cyangwa se muri iki cyumweru cyacugamo hari ahantu heshi cyane ho gusohokera. N'ubundi hari hasanzwe hahari, ariko noneho ubu ngubu byari byarabaye umwihariko. Muri weekend watembereye he? Ari ndi mu cyumbi wanjye. Weekend wari uri mu nzi wawe? Yego. Nakuvuga ngo niho uri muraryohereza? Oya, nandi mu cyumba niryamiye bisanzwe. Kuki utaba muri salo? Muri salo zo umuntu yajya amagiye kurya cyangwa se kwicara agiye kuganira cyangwa se uri kubera televiziyo. Nakuvuga ngo mu cyumba wari wenyine cyangwa wari kumwe n'umuntu? Nari ndi jyenyine. Wenyine gusa? Weekend yose guhera kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru wari uri mu cyumba? Oya, ntabwo uvuga ko kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru, kuko ku cyumweru n'umunsi kujya kwegera Imana, ari umunsi kujya gusenga. Kuwa gatatu umuntu agomba kujya muri siporo nk'uko bisanzwe mu gitondo na nimugoroba. Kuwa gatanu ni ukujya muri siporo nabwo kandi ntabwo ari cyane, kujya nimugoroba ntabwo kujya mu gitondo. Mu bintu byavuga ngo byo gusohoka ngo byabe biri official ntabwo ngira ingizi mbijyamo. Ntabwo naje gusanga ari by'abana, ni by'urubyiruko, kandi imyaka ngezemo ntabwo ari yo kujya muri biriya no gushakisha. Hugue, ubu ni ukuvuga ngo muri kano kanya abantu bose basohoka bose baba ari abana? Oya, ntabwo ari abana. Burya hari ikintu umuntu akunda n'ikintu umuntu adakunda. Ngiye ibintu byo gusohoka ntabwo mbikunda. Ntabwo mbikunda. Nabikundaga kera ariko ubu ngubu bapi. Ni ukuvuga ngo niyo ari icupa urinywera mu rugo? Icupa reka sinyanywa icupa. Njye nywa fanta nk'umwana wo mu rugo. Ni ukuvuga ngo Hugue, muri kano kanya usengera, watubwiye ko usengera muri hedini? Nsengera mu Anglikani. Anglikani ni usengera? Yego. Hugue, umaze igihe kingana gute uba ukijijwe winjiye muri Anglikani? So navuga ko namaze umwaka nkijijwe, kuko niho buryo gukizwa ni ukuvuka bundi bushya, bwa kabiri nibwo ubaye mushya.
Sorry, umaze umwaka? Maze umwaka. Ni ukuvuga ngo mu mwaka ige umaze ukijijwe, nabahe bantu bamaze guhindukira ku bwawe nabo bamaze kujya mu gakiza kubera ko byakwanga byakundi iyo uhindutse na uhindura n'abandi, nabahe bantu bamaze guhinduka ku bwa ige? Yo ni benshi cyane kuko n'ubu kare hari abantu twari turimo turavugana bari kungisha inama, n'umuntu wahuye n'ikibazo, n'umubyeyi wahuye n'ikibazo areba kujya kubibwira abandi bantu, aravuga akayigire ba bana bahoze ari abatinganyi ariko nyuma bakaza kubivamo. So urumva yanyitabaje si ubwa mbere, se wenyine, ni benshi cyane bakunda kumamagara akambwira ibibazo byabo, nkabafasha nabo nkora kwa muganga kugira ngo barebe ko batagize ikibazo kindi, ko batakuramo indi ndwara nta yindi ndwara barwaye. Ni benshi cyane kuko abamaze ni benshi. Ngo n'abantu benshi bamaze gukizwa bemeye kubatezwa nk'uko bivuze ku bwawe kubera ubutumwa wagiye ubagezaho. Nahita nkubaza iki kibazo, ni irihe jambo ukunda kubwiriza abantu iyo muhuye ku buryo uvuga ati iri jambo riri muri Bibiliya, iri jambo rirahindura uyu muntu bitewe n'uburemere rifite? Buriya kenshi ntabwo nkunda kwigisha ibintu byo muri Bibiliya, kenshi nkubwira ubuzima nabayemo ngewe, nkubwira ibyo nakoraga n'ingaruka zabyo nagiye mpuramo nazo. Harimo risike yo gufungwa, hakazamo risike yo kurwara indwara utazigera wivuza ngo ibone urukingo, then ugasanga none ugeze no muri cya gihe cyo kuba wajya gukora grambeze bikakunanira kwifata. So ngenda nkubwira uko ngenda nkwigishiriza mu byo nagiye mpurana byo mu buzima bwanjye. Ibyo muri Bibiliya byo ntabwo ari cyane. Mu by'ukuri wa mugani wawe nk'uko ubivuze, hari ubundi igikenewe muri ibi bihe turimo, ntabwo uzajya kuvuga ngo ugiye gutanga urugero kuri ba Pawulo cyangwa ba Petero ba kera, ahubwo abantu bakeneye ibishyashya. Ese ige, reka twigarukire gato, n'ubundi turi kuganira kuri life y'ubuzima bwawe. Ese ni ikihe kintu, ni ibihe bintu bitatu byaba byarakugoye mu buzima ku buryo muri kano kanya niyo ugiye gusenga uvuga ati ndashimira Imana yuko yankuye muri ibi bintu, kuko byakwanga byakunda hari ibintu bitatu biba byarabaye ku muntu ku buryo uvuga ati nubwo ngiye gusenga, nubwo ngiye gushimira Imana, mfite impamvu igiye gutuma nshima? Twagiye wenda nko guhera ku cyambere. Icyo navuga cyambere, kudafungwa. Buriya abenshi bakunda gufungwa kubera kwitwara nabi mu kibuga. Ushobora kuba wasohoka ukajya nko muri boîte kubyina, wageramo wanywa icupa rya mbere, icupa rya kabiri, ugatangira kuyagara, ukamera nk'umusazi, ugatangira kwiyenza. Harakunda kwiyenza, ugasanga abatangiye kujya gukora ku bahungu, ugasanga se umuntu umuhungu ugiye gukoraho arabikunda cyangwa arabikunda. So ugasanga rero akenshi ugasanga bararwanye, umuntu aramukubise, hakazamo indi risike yo kuba waca mu muhanda bahagutera amabuye, cyangwa se ugasanga nk'umuntu arakwiyongoje, aragufashe, aragiye arakureze nko kuri polisi, base bagufunga. Ikindi kuba kintu kindi nshimira Imana yuko mu gihe nari ndi muri buriya buzima ntago nigeze mpohoterwa nk'uko abandi bahohoterwaga. So umuntu agomba kwitwara neza mu kibuga, mukamenya ngo nimba ugiye no muri boîte, umenye ngo ugiye muri boîte, wicare umere nk'umukobwa, niko navuga. Wicare umere nk'umukobwa, wumve yuko ko uri umukobwa, nkuko nabivuga ko uri umukobwa, utegereze ko hari umuntu uri bugushake, ukamera nk'umukobwa ugiye kwigurisha, nk'uko wavuga ngo ugiye kwigurisha muri make. Ubu no kuvuga ngo muri kano kanya ibintu byagoye ige bitatu mu buzima bwe n'ibyo ngibyo, kubera yuko nongeye ngumbajije ibyo ngibyo, ariko nge hari n'ibyo nzi kandi ndibuze kuza kukubazaho. Ikindi cya gatatu, ndashimira Imana ko nta barwayi nigeze nkuramo. Ikindi kintu ushobora kwita nibaza ku rundi ruhande, ubwo burwayi se wabukura muri ako kabari wagiye, uri mu kabari byo, cyangwa se wagiye muri boîte cyangwa se kujya mu kabari, uburwayi wakuramo ni ubuhe, cyangwa se wahurira hehe n'uburwayi? So uburwayi ushobora kugenda ushobora kubura umuge, ukagira nk'umugabo ushobora kuza akavuga ati ngiye ndabage, kamujyane, ntuzi icyo ahetse. So mukagenda mukabonana, mukaryamana, mugakora amabi, so ntimwiproteje,
mukoreye aho niho navuga ubwo burwayi. Ikindi navuga kindi nakongeraho ni icyo kuvuga cyo kuba wahuramo wagira ikibazo cyo kujya kwa gambezi. Noneho ubu ngubu noneho mu burenganzira nk'umunyamakuru nangire nkubaza ibibazo nashaka kukubaza by'ingenzi. Se nkaho nsubira inyuma mu mateka ige nyemerera ngira ibibazo nkubaza. Ubu ngubu ngiye kukubaza ibibazo. Kubera ko ibyo ngibyo wenda twaganiraga n'incamake, ubu ngubu noneho nibwo ngiye kukubaza ibibazo noneho byanatumye kuri uyu munsi wa none nkuhamagara nk'umunyamakuru nkavuga ngo ndimo ndashaka ko hari ibyo tubwira udusobanurire yaba ku ruhande rwanjye ndetse no ku ruhande rw'abakunzi bose ba M1 TV. Njyewe mvugira ngo nkuhaye uburenganzira. Kuva kwa gusa atari ibibazo biremereye. Nimba ari ibibazo byoroshye nta kibazo. Ariko niyo byaba biremereye nk'umunyamakuru kubibaza ni ngombwa. Hari ibyo bitari ngombwa. Hari ibyo ushobora kumbaza nkasanga simfite ubusobanuro bwo kubisobanura. None nakereka nkubaza ibiri ngombwa kuko nanjye ngiye kukubaza ibyo icyatumye nkuhamagara. Cyangwa bikunde naguhamagaye kubera ibibazo nashaka kukubaza byari ngombwa. Ikibazo cya mbere nakubaza ige, hari inkuru yigeze kuvugwa bisa nkaho imaze igihe kinini n'ubundi navuga ngo bisa nkaho tugarutse mu itangira ryo kuzamuka kwawe. Kubera ko kugira ngo uzamuke ugera aho ugeze aha ngaha hari aho byatangiriye, ariko hari abantu baguze smartphone vuba, hari abantu bafunguye za YouTube vuba batazi ibyo bintu ngo ni ibiki. Hari umubyeyi umwe mbujya gukabara inkuru hari umubyeyi umwe, reka tunamubwire ngo niyubahwe, ni umubyeyi witwa Shangazi. Ntabwo nabura kuza kumukubazaho. Ni ukuvuga ngo impamvu nashaka kwinjira mu bya Shangazi cyane, ngiye kukubaza ibintu bitatu Shangazi yaragukoreye byiza byagize umumaro mu buzima bwawe. Mubaze n'ibindi bibiri tuhita dusimbuka ikibazo cya Shangazi rwose pe. Kandi icyo nzi icyo byakwanga byakunda, hari abantu benshi bose bavuga bati sha none iyo nkuru ntabwo twari tuyizi, reka dutege amatwi twumve. Nk'ibihe se buriya dushaka kumbaza? Impamvu mbikubajije ndimo ndagira ngo tubwire bitatu byiza yagukoreye, niyo mpamvu nanze kwinjira mu bintu byinshi. Ese ko ari umubyeyi n'ubundi umubyeyi bafite inshingano zo gukorera umwana we neza. Kuko ni ibintu bye, ntabwo ari kuvuga ngo umwana niwe ugomba kujya kubikora. Uyu mubyeyi agomba kuba ari umubyeyi, kandi iyo afite abana agomba kubitaho. Ko byakwanga byakunda ntabwo wabura bitatu nk'umuntu w'umubyeyi noneho wumva wakwitayeho, noneho tubwiye bitatu byiza yagukoreye ku buryo byagukoze ku mutima kuruta ibindi byose. Yewe ni byinshi, ni byinshi cyane. Muri ibyo byinshi rero dushaka ko tubwiramo bitatu. Dushaka bitatu. Cya mbere ni ukumenya Imana. Ntabwo avuga ngo umuntu kumenya Imana ni iki. Ni kuba mbere ntabwo nari nkijijwe, ariko yanyeretse ko nshobora kuba nakizwa nkaba umwana muzima, nkava mu byo nari ndimo nkajya mu bimfitiye akamaro. Ikindi babizi ko hari hajemo n'ibintu bya guma mu rugo, yambashije kumfasha, yarantunga. Burya nubwo tuba tuba mu mazu atari ayacu, amazu tugira mu mujyi wa Kigali, na nyiri ibyo hari icyo yamuhaye, amwe ndabimushimira, kandi aho yakuye Imana izamukure karindwi. Icya gatatu se navuga ni iki? Ntacyo, reka tuvuge ibyo bibiri byonyine. None reka nanone sasa rero ngiye kukubaza nanone bino bibiri, n'utabivuganye ndabikuvugira. Mbwira ibintu bibiri bibi Shangazi yagukoreye mu buzima. Ubwo nutabyivuganye ndavuga bitanu kuko njye ndabizi. Ni nk'ibihe se buriya? Ibintu bibi yabarankoreye se ni ibiki? Navuga cyambere, navuga se yabarankoreye kibi ni iki? Ubu no kuvuga ngo nacyo. Burya cyose cyiza kiza gihisha ikibi. Nukuvuga hoya ngo waba umbeshye, ahubwo ikibi gihishe cyiza buriya ntabwo ubizi ku muntu. Ikinyarwanda kugisobanura birangora. Ubu no kuvuga ngo mu burenganzira njye mbikuvugire nimba wowe nabyo. Njyewe ibyo ushaka kuvuga ntabwo nshaka kubyumva, byihorere. Byihorere rwose ntibikuvune. No kuvuga ngo impamvu nshaka kubikubaza ni iyihe mpamvu? Nuko bwa mbere mujya kumvikana mu itangazamakuru hari byari byabaye,
ntabwo itangazamakuru ryigeze riza rivuge ngo ige na bashangazi n'abandi bose mwabanaga ngo mugiye ngo rije kubashyira ku karubanda. Nimwe mwishyize ku karubanda. Ubwo rero nimba ibyo bibiri bidahari nge nyemerera mbikuvugire. Oya byihorere simba nshaka no kubivuga ahubwo bibi simba nshaka no kubivuga. Mugiye nivugira ibyiza ko ibyiza nibyo binshimisha kuko ibibise ndabyibuka ngo nkumva umutima nandiye reka tubyihorere. Ubona kuvuga ngo ibi byo reka tubyirengagize. Ego. Okay. Nacyo nubundi ibibazo nakubaza byo ni ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ese muri kano kanya ige umaze kugira umwana wawe amaze kugira imyaka ingahe? Umwana? Uhe mwana? Nta mwana ngira. No uranje. Nta mwana ngira. Ngiye bafite amakuru yuko ufite umwana. Yewe sha uzamuzane jewe. Oya. Sha nabikubwira kubeshya. Nta mwana ngira. Ige nta mwana ufite koko byanyabyo? Ngewe ndakubwiza ukuri yuko nta mwana ngira. Uwo mwana se yabaraciye yabaraturutse hese aho. Uwo wabyaye icyaha. Namubyaye ryari? Ngire mu byaha. Ego amana ndumiwe koko. Sha nabikubwira kubeshya. Nimba nakubwiye azaguha ifoto y'uwo mwana. Ko byigeze no kumvikana mu itangazamakuru rimwe nashaka kuvuga izina. Kwega njye mfite umwana. Yewe ndanamushima uwo mwana basi. None se mbigenze ni umuntu aragushinja umwana nta urabona. Nta nuwo mba ntekereza. Sha nimba umwana hari bazamuzare nzamurera. Ubu nuko ngo imbere y'itangazamakuru wowe urabihakanye nabibazaga yuko iga afite umwana nta mwana ufite. Nta mwana mfite nta nuwo nyiri no mu byaha ntawe nigeze ntanagira. Ahubwo uwo muntu wavuze ko namuteye inda akaba afite umwana wanjye zamunyereke mufashe. Burya namuzana nkamushyira kuri social media burya abantu bagira umutima mwiza. Navuga ati dore umwana wanjye nabyaye ariko nimba ntabizi neza. Ese nimba naramubyaye muri cya gihe cya kera nyinywa inzoga. Nakaba yaramfatanye mu businzi. Nabyo byashoboka. Sha kareka cyetse nimba arashaka nsanga iwacu mu buriri. Cyetse nimba aramutwaye handi yaramunkwe cyetse nimba naramubyaye. Cyangwa baraje kumva mu spam zanjye bakagenda bakazishyira mu laboratoire bakazimushyiramo. Reka rero wenda tubwira abantu bibazaga ko Ige afite umwana reka tubwira ko Ige abihereye igisubizo nta mwana afite ahubwo Ige nanone ikindi kibazo nakubaza umbwe ko wakijijwe kandi wahindutse. Ese wahindutse iki? Ni iki wahindutseho? Ku buryo n'abantu bazi Ige bavuga bati koko Ige bino bintu koko wa mugani kuba yarahindutse bino icyo kibazo nigeze kukikubazaho ariko ndimo ndagira ngo noneho ubwira abantu ngo nahindutseho ibi ngibi n'ibi ngibi. Okay, ikintu nababwira cya mbere nababwira ko burya umuntu ahindutse ahinduka byinshi akahinduka akava mu isaha y'ibyaha akajya hera. Kuba narahoze nari umuge kera nkaba nararyamana n'abagabo bagenzi banjye ubu ngubu navuga ko ntago bikibaho byarashize ntago binabaho rwose byanarangiye. Ako Ige tukiri kuri icyo ngicyo kuri icyo kibazo nanone rekanye kubazaho ubundi iyo nk'umugabo aryamanye n'umugabo mugenzi we aba yumva bimeze bite? Neza. Wumva ari sawa? None nje mpamvu nkwimarira iki kibazo nge menyereye yuko umugabo aryamana n'umugore umugore akaryamana n'umugabo ndi kwibaza kuntu byagenda neza twebwe kubera ko twese byakwanga byakunda nje ntabwo ndi imanzi naryamanye n'umukobwa nzi uburyo bikorwa. Ese iyo uryamanye n'umugabo bwo bikorwa gute? Kuko nge ni ikibazo nibajije umugabo ku mugabo bikorwa gute? Ni ikibazo buri wese yakwibaza. Ibyo ushaka kubimenya azajye kuri Google abigugaringe anabishakeho kuko ngiye kubivuga byansaba kujya gusobanura birebire cyane. So rero numva ushaka kubimenya genda yandike muri fata telefone ajye muri Google yandike muge gana ana ya ahita kubona ntaga mbona abona ukuntu bikorwa. Biba bimeze neza cyane rwose ntacyo biba bitwaye kuba gusa pfu bifiringa. Bikamwibaza iki kibazo Ige wari waryamana n'umukobwa? Naryamanye nawe. Waryamanye n'umukobwa. None se ari umugabo ku mugabo n'umugabo ku mukobwa buri biba bimeze neza kurushaho nibi?
yewe byose numvishe bimeze kimwe. Byose ni kimwe. Njyewe uko mbyumva giye muri giye byose mama ari kimwe. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo njyewe Jado ndamutse ndyamanye n'umukobwa, uburyohe nakuramo cyangwa se wenda ikiza nakuramo ni nk'uko naryamana n'umugabo n'ubundi. Nusi umugabo sura mwese mugomba kurangiza. Nusi ibyo mama mushaka se happiness. Mugani wanyu ngo ni happiness. Ubu ni ukuvuga ngo n'umugabo, umugabo ku mugabo bararangiza bigashoboka. Yego. Ana isi nijoro kuko wamugana inyuma y'icyo kibazo Imana yagukuye kure cyane, kandi Imana izakomeza no kugufasha. Ige mu minsi yashize hari umuntu wamamagaye ambwira ko abonye Ige yakubonye ahantu hamwe ngo wambaye amaherena, ngo wambaye n'impeta ku ntoki, ngo handi ngo umuntu yambara impeta ya fiyansaye. Sinzi nimba byaba ari byo cyangwa se wenda niba byaba ari ukubeshya, ni wowe uri buze kuza kuduha ukuri. Ese Ige na n'uyu munsi wa none ngo hari umuhungu ngo wagutereye ivi, nabyo simbizi. ndabona no kujya no muri toilette muzajya bankurikira. Nyinya no muri toilette muzajya bankurikira. Ahantu se ko barimo barancunga. Umusitari ni inzira ijya he? Umusitari ni ukuzwi n'abantu. Ubu ngubu ni ahantu hose wajya abantu babakuzi. Kumenyekana se nta kiba bivuze biriya. Wanabikubwiye. Ubuzima ntabwo bukiri ubwawe wenyine. Ubu ngubu busigaye bugengwa n'abantu bose muri rusange. Ndumva niyo no kuryama cyangwa se ninjya no muri douche bazajya bankurikira barebe tugiye kurana njye kunanira muri douche. Cyangwa se nimba njye no muri toilette barebe tujyanye. Nimba ngiye kunya nzajya mvuga ko baze barebe nayo ngiye kunya uko asa. Nimba ngiye no kunya barebe n'inkari ngiye kunya uko zisa. Why? Bagomba kugukontorora. Barankontorora se barambyaye. Ko ntuwambyaye nzaho namushize. Bajye banza bakikontorora ariko ubundi. Mbere ko jya kunkontorora. Ako cyo kunda kuvuga n'umutwaro batikoreye. Bajye banza bakareba ibi bibazo baba bafite ku burigiti cyabo. Bakabona kujya gushinga abandi bajya kubashaka. Why? Kuki bakunda kuba bangenda ariko ubundi bona ndumuhanda. Jewe umuntu namamagara yaramamagambwa ati Jado, yamamagaye ndi Remera. Aramamagambwa ati Jado, Ige uzi ko bamutereye ivi. Tumuhungu rwose ngo umuhungu ngo nimba ngari umuhungu ngo w'umumetisi. Ngo wagutereye ivi ngo yaje ngo no mu kirori cyanyu. Ndavuga ni nzamagara Yiga twihera ukuri. Ariko mana uzamubwira gwe n'amafoto ko bantereye ivi. Sha uwo munani nimba ari n'umuhungu. Naga ibinavuga nta muhungu ugira umunwa. Ubundi tutuzwe mu mugiro w'abakobwa n'abagore. Uyu muhungu yabaye umugore mu kanwa babyarangisha. Kuko n'ubundi abavuga ibintu bitamureba buri gihe cyose. Rero nimba nabikubwiye yaranakubwiye ngo yaje no mu cyiciro azagwe n'amafoto. Kuko nimba agera smart ndizera ko buryo umuntu bamutereye ivi abantu benshi barafotora bagapostinga. Kuki nta urapostinga ko bantereye ivi? Ngo byabaye mu ibanga rikomeye cyane. Mwibanga se kubyo umuntu atabana ifoto. Nanjye niyo mpamvu twaguhamagaye kugira ngo uzutwihera ukuri, nanze kwirirwa mubaza ibintu byinshi kubera ko navuze ngo uyu muntu bitewe n'uburyo twaganiriye naravuze n'uyu muntu afite ibihamya. Ngo yabikubwiye baritereye Remera. Nje nari ndi Remera yamamagaye kuri telefone. We yarari hehe? We atuye hariya za Gikondo n'ubundi. Aho tuye. Ari nkatanga ahandi. Ari nkatanga Gikondo ubundi ninjajwe. Gikondo nta muntu waho uba muzima. Yaba umuhungu yaba umukobwa ninjajwe. Bavuga ibintu bitandukanye buri gihe cyose. Nta muntu ushobora kuvuga ikintu kizima kuri se Nyagasani. Nimba ari umuntu uba muri Gikondo agira umunwa. Araguhimbira ashobora kubakira etage itarenze 30 ukatwita. Ashobora kutakugurira imodoka ku kanya ukatujye mukatutwara heza abantu bose lift ku murongo. Urambwira ngo nimba yavuze ngo bantereye ibi mwibanga. Ngo wari wambaye na fiyansaye. Umusari mitabana nambaye. We yarambwiye ngo njye naranabimumbaje ndabaza ngo Ige ko nzi ko yagiye gukora ibiganiro iyo fiyansaye nayo nigeze mbona cyangwa se iyo meta. Arambwira ngo iyo uje ngo bikuramo. Yonje burya ikintu cy'umuntu wawe ukunda gushingira ivi. Gute ugomba ushaka kwikuramo ugiye muri douche, sibyo? Ariko se waba ugiye mu bantu. Gute utagomba kwerekana icyo kintu. Burya bari nk'ikise ni nk'ipingu aba kwambitse.
kuko burya impeta ni ikintu kigaragara, ikintu cy'urukundo. Fiyansa noneho ni ikintu kiba kibaye mu gihe aba yaragutoranyije mu bantu barenga miliyoni na kuguhitamo rero niwe ubifitemo uburenganzira kugira ngo akoresheje icyo kintu cyitwa ngo agiye kugushingira ivi nditwa nini si n'ivi nini nkokora yewe niko tujya numva basigaye babyita. Ntabwo icyo kintu cyaba cyarabaye ngo nikirangize ngo habure n'unabura n'uyu n'umwe ngabura ifoto. Niyo byaba byarabaye bwihishwa n'inshaka biba byarabaye mu cyumba harimo nk'abantu nka 3 cyangwa 4, ntabura umuntu ushobora gufotora mu rwego rwo kuterekana yuko ko yafotoye akayifata telefone ifoto kwinshi. Burya ajya gushingira ivi nshobora no gufata telefone nkashyiraho kamera sinshyireho iki ubu ngo ntabwo ari byo, ntabwo bigeze baguterera ivi na fiyansaye bakwambitse bajya gutera umurokore ivi bibaho. ubu no kwanga muri karo kanyura umurokore none sinzi mu Banglikani njye narakijijwe n'uwavuze ngo bantere ivi ni umukobwa n'umuhungu. Abaguterera ivi ngo ni umuhungu. Abantu bakibaza n'ubuzima bwa Hugue rwose baracyanshimisha. Umuntu ukikonta ku buzima bwa Hugue ukimugendaho wagira ngo ni umuhanda ari kugendaho ndamukomeje. Ubu no kuvuga ngo tugarutse gatoya no kuvuga ngo wavuze ngo abantu b'igikondo bagira umunwa no kuvuga ngo n'umushyitsi uhageze ari mushyashya nawe umunwa uhituza bashobora no kutabamwanduza burya indwara se irandura, ushobora gusanga ari na covid bamwanduje. ubu no kuvuga ngo Hugue twigarukiye nanone n'ubundi kuri iki kibazo bavuze ngo abantu bakibaza ku buzima bwa Hugue baransetsa. Ese Hugue muri kano kanya wenda hageze nk'umuhungu w'umuge wifuza kubonana na Hugue wenda ufite amafaranga cyangwa se wakunze Hugue aramutse ashatse kukubona ntago byemewe cyangwa biremewe? Ntago byemewe. No kuvuga ngo agushatse ntago byemewe, ntago ugomba kugushaka. Reka ngomba gushaka umugore jewe. Ngomba gushaka umugore niwe nshaka. Ntago nshaka umuhungu uzaramarira iki. Ndamushyira ku isahani se ngo murye. Cyangwa se zambyarira. Ubu muri kano kanya uri murishakira umuhungu. Ubu ngubu umuge ntago umushaka. Njyewe ndashaka umukobwa, ntago nshaka umuge. Nshaka umukobwa uzi Imana, ukunda abantu, njye bintu nshaka. Ibyo kuvuga ngo umuhungu ngo ndashaka bafite kitari mbagiye kunzurira data cyangwa agiye kunzurira mama, niho nabyemera. Hakambwe ati de papa we nguyu ndera mama we nguyu. Ndari ivi namwete rwose rishinga ahubwo no shinge n'umutwe. Akakugira umugore. Nabyemera ariko nkabona papa na mama wanjye hano mu maso yanjye. Nkabona ko bariho. Niho nakwemera. Ariko kumbwira ngazanya amafaranga. Amafaranga sasa kari umugenzi ni nka buje cyangwa isabune. Hugue ko nzi ko bira bintu umuntu wabikoze atajya apfa kubireka biba byaramubanye chronique, byaramubanye nka trauma. Uricara ni sari ijya gucara ukumva urabishaka. Mu bugeze oya kare burya umuntu niwe wimenya, ntago umuntu amenywa na rubanda. Umuntu ugomba kwiya programme, nta muntu ushaka kuvuga ngo wowe Hugue ngo wowe cyangwa se weje cyangwa se wowe Alex cyangwa se wowe kanaka njyewe ngiye gukonta kugira ngo ibi nibi ku murongo. Why uri giki uri Imana se? Uri Imana kugira ngo numve ko ugomba gukonta ubuzima bwanjye. Wenda tukiri kukubaza ibibazo Hugue, nanone ndacyavuga ku makuru nagiye numva abantu bagiye bama, abantu bambwiye yuko nubwo wakijijwe ariko akeshi ubu uri kumwe n'abahungu kuruta uko uri kumwe n'abakobwa. Sinzi impamvu rero. None se reka nkubaze, ni mvuga ngo mu rusengero hazakizwa abakobwa gusa? Oya, uretse no mu rusengero ngo no mu buzima busanzwe ahantu hose uri kumwe n'abahungu. Ninjira mu rusengero nzagenda nsanga abakobwa gusa? Ntago arimo abagabo se? Nta basore barimo se? None mu nzira se? Hegaranye ngo munjye ni inshuti. Ese nta nshuti nshaka? Ese nzabaho nk'inuze? Nzabaho ndi nyakamwe? Ariko nanone wakagombye kugendana n'abakobwa. Bose ngendana n'abahungu, ni nabo bantu benshi ngo ngendana nabo cyane abakobwa. Abahungu ngo nibo mugendana cyane. Nta abahungu ngira njyewe. Abahungu ngira ni bangahe? Ni murumuna wanjye na mukuru wanjye nababyara wanjye n'inshuti za hafi zo mu muryango. Abarika inshuti zanjye zindi nazo navugana baba hafi yanjye akenshi ni baba ni Emi na Claude Madamaseni
nibo bantu inshuti zanjye. Abandi nabo n'abaturanyi nyine babandi b'abaturanyi umutonye zagucaho n'umusuhuze none maze nzagenda mbe mu nzu mu cyumba cya genyine nanjye nzaba mu nzu ya genyine ndetse niba nshaka kuba mu gihugu cya genyine ese ninzaho na kumwe n'umuntu mu muhanda bavuge ngo ndi kumwe n'umuntu why baki kuki bakunda kungendaho aho kuki babona ndi umuhanda bana twubahane nanga umuntu ugenda none kujya kumva gusanga nko ku commentaire ngo namunye ngo ndi kumwe n'abahungu none se nibisimba niba ndi kumwe nawe mu muhanda uzi nduri kumwe mu ruhe ari iki kuri jewe cyo gusanga ari mu byara wanjye cyangwa ugasanga nuwo kwa tata wacu cyangwa se kwa mama wacu ari abantu muri famille se nyine no mu muhanda nyine fate nyine mu muhanda n'imodoka ari kuvanga imodoka zanye namo niyanye ngenyine azafata abantu bari muri kwasteri mbakuremo abahungu bari bose mbakuremo mbabwire muve muri kwasteri uko ninjiye. Tugana ku musozo w'iki kiganiro ige ni byinshi twakubaza ariko nanone bisa nkaho twashaka kuguha ikaze kuri M1 TV uko ndahamya neza iki nicyo kiganiro cya mbere dukoranye. Hari imvugo zirimo ziragenda zivugwa cyane hagati mu ndirimbo z'abahanzi. Hari nk'indirimbo ya Okama yitwa Apturi ni ijambo byakwanga byakunda nibazaho cyane ndetse sinange gusa ari n'abandi bantu benshi bajya baryibazaho nagiye mbona hari n'abapasiteri bagiye barikoresha. Hari n'irindi jambo Chris Easy yakoresheje indirimbo afite nshyashya yitwa Inana. Reka mbanze duhere kuri iyo ndirimbo ya Chris Easy yitwa Inana ni nayo nshyashya afite. Inana ni iki yarashatse kuvuga? Reka nkubwire abahanzi bagira indimi nyinshi. Umuhanzi ashobora kubyuka mu gitondo akareba nk'ururabo, ashobora kutayicara agafata urupapuro na bike akicara akareba rwa rurabo rukamuha imirongo. Ibyo byo kuvanga inana ntibamenya ari ibikisi cyangwa ntibasanga ari n'umwana w'insina ari gushaka kuvuga umwana w'insina w'igitoki bakaba ngo inana ngumfasha nanjye ndi umwana. Ubwo nyine bafite ukuntu bazimiza kandi icyo ashaka message ufite amatwi arumva uzi kuvuga ngo iyo azimije hari umuntu ufite ikintu kintu yazimije akahita cyumva icyo ashatse kuvuga. Rero sinamubreminga nawe aba afite impamvu. Ese we ntabwo wacyumva? Cyebe by'abasitari sinabimenya. Ashobora kubyuka mu gitondo akakuririmbira ngo igitoki wamenya igitoki ashaka kuvuga ari igiki. Hari ashobora kubyuka akavuga ngo umuneke cyangwa se irindazi cyangwa se capati cyangwa iki se keke ashobora kuvuga ngo ikidiyo. Nanone wenda tugarutse ku ndirimbo ya Okama gato dusimutse kuri ya Chris Easy iriya ngo Apturi ni ijambo njya numva n'ababyeyi babwira abana ngo Apturi akosemana. Icyo gihe ni ukugira ngo habe umwana keya nimba burya umwana ukiri muto kumwe n'umubyeyi hari umwana udakunda kurya akifuza ko bamuha keya. Burya umubyeyi akavuga ati reka mpa umwana wanjye keya Apturi ati na mama iki ni iki urumva ari kuta umwana kugira ngo abashe kurya. Igihe ashobora kuba umwana udakunda igikoma ariko akumva ko umwana we yanywa igikoma kukinywa kwe akakinywa nk'uko umuti anywa yumviriza. Rero kugira ngo amugushe neza kugira ngo akinywe neza yitonze atamukankamiye akamwita ko kakazina Apturi inana yanze ndakugura bombo ibintu nk'ibyo akamubeshyira kugira ngo ajye igikoma akinywe. So urumva rero ntabwo ibintu abasitari baririmba ari gihe ashobora kubyumva ari umubyeyi kubivuga ari kubwira umwana we kugira ngo abashe kurya cyangwa se kunywa amata cyangwa se kunywa icyo cyayi cyangwa icyo gikoma cyangwa ibyo biryo ugasanga nawe abifatiyeho abigiriyeho abikuyemo indirimbo igihe hanze iramenyekana kandi iranakunzwe. So ntabwo njye ninjira mu basitari mu bintu by'abahanzi sinjya nkunda kubyinjiramo cyane kuko ibyo baririmba ni ibyabo nabo bafite ukuntu abizimije. Reka tugushimire kandi cyane tugane no ku musozo w'iki kiganiro. Navuga ngo twakubaza byinshi ariko impamvu tukubajije bike muri byinshi nuko tuzi ko atari bwo bwa mbere uje kuri M1 tuzakomeza no kugenda tubana. Ahubwo muri kano kanya niki wabwira abafana bawe abakunzi ba Ige ndetse niki wabwira nanone babantu bagenda kuri Ige babandi bagenda bamuhimbira bamwe bagenda bamubeshyera niki wabwira abo bantu niki wabwira abakunzi bawe kana none niki wabwira abanzi bawe kugira ngo tete dusoza kuko umuntu agira abakunzi akagira n'abanzi. Ikintu nababwira cya mbere nabwira abashuti banjye n'abafana banjye rwose sinava abafana
inshuti zinkunda nyamuneka mbere yuko ujya kugaragura ururimi rwawe kabiri mu kanwa, mbere yuko ugaragura ururimi rwawe rimwe ujye ubanza urugaragure kabiri, umenye ugiye kuvuga, unamenye ngo ese icyo ngiye kuvuga kiramushimisha cyangwa kiramubabaza, ese ninkimubwira uza ari bunsubize bushya. Nyamuneka kugendera ku muntu ngo kanaka nimba aciye ahangaha ejo nzana niyambara ikabutura bazavuga ngo nataye umurongo. Ese nzaba nambaye ipantaro kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere, sinshobora no kwambara ikabutura ze? Se nimba mvuze ngo ngiye no muri siporo nshobora kutambara ipantaro iyo training nkambara ikabutura yanuze isanzwe ya siporo nkayambara, natambuka muhanda ati ngo mubonye ngo ari ngo aciyeho hano ngo wasanga agiye kureba abahungu kandi nibereye muri siporo. Urumva ikintu ashyizeho ngo wasanga agiye mu bahungu. Nyamuneka inshuti zanjye, bakunzi banje, banzi banje, mbere kujya kuvuga ikintu byo banza utekereze kabiri, kandi no kujya gucira umuntu urubanza ntukamucira urubanza kuko ntabwo buriya umutima w'umuntu, umutima w'umuntu urebwa na Nyagasani. Nyagasani n'ubuzi imitima yacu, kuko umuntu yagiye kukubwira, yagiye gucira urubanza, nyabanza nawe yicira urubanza. Reka tugushimire kandi byakwanga byakunda umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Byange bikunda ugomba kuvugwa, nibwo buzima, kandi nanone buriya abantu bavuga icyo babona. Utarakoze izina ntabwo umuntu w'igitarama yaba arimo aragutekerezaho ngo ajye kukuvugaho, cyangwa umuntu w'Ibutare cyangwa se mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ariko reka nkubwire ngo byakwanga byakunda umuntu ntabwo akomeretswa n'amagambo yavuzwe, ahubwo yubakwa n'amagambo yavuzwe, kuko iyo wavuzwe nibwo ubona icyo gukosora. Reka nkubwire ngo komera, kandi reka tugushimire kandi cyane. Nshimira n'abakunzi ba M1 TV mbabwira ngo Imana ibaha umugisha kubw'umutima mutwereka, kubw'urukundo mutwereka. Ukora kuri ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe agakanda like agakanda share, ni ukugira ngo ukomeze udushyigikire mu bikorwa bya M1 bya buri munsi. Reka nkubwire ngo rero Imana iguhe umugisha. Reka dushimire Abanyarwanda, kubera ko mfashe uyu mwanya wo gushimira. Reka dushimire Abanyarwanda mwatweretse urukundo M1 dutangira gukora kugeza kuri uyu munsi wa none. Reka nshimire Abarundi benshi, bo ni benshi bere batwereka urukundo rw'uko turi kumwe, abandika komenti, reka tubashimire. Kandi nshimire n'abari ku mugabane w'Iburayi muri diaspora, abari ku mugabane wa Aziya, mwese reka mbabwire ngo Jado mfashe uyu mwanya ndabashimiye. Nta kindi nakongeraho rero, ni Jado nta wundi. Ibiganiro bya M1 nakagaruka. Hugue nawe basezera mbabwira ngo ciao ciao, bye bye. Sisi yagiye. Sinzi ukuntu bihagarika hakinginda ni naho.